Valentine cyo shyikira igikoma nkwema. Urakoze mama. Jya witonda ariko ugukanguye papa wawe. Noneho yanyica. Ma Karame, nijoro nagize imana. Gute? Kubona nasanze amafaranga ya papa yuzuye. Ariko si ubundi byari byakugendekeye bite? Ma Karame, nyine nahageze ndagije atangira kwiha ibyo kumbwira ngo ninjire mu nzu aho yampera amafaranga. Urabeshya? Nuko maze mbona atangiye kunkorakora. Ngo? Gigi nyine niwe wahise ambwira ngo ni nyamushikuze twiruke. Nyagasani we, ndumiwe koko. Urumva icyo kigabo gitinyuka umwana ungana utya? Uramenye. Ma humura. Nukuri nanjye nzi kwirwanaho pe. Hanze hano byoroshye Valentine. Ntacyo ugomba kumpisha. Urumva? Yego mama. Terano cyusa terano. Taka wenda guri mwicyo. Ndavuze ngo mwicare mu bari cyo gikoma. Ariko urandebera utuduhungura niko mugira amatwi cyangwa niko muri mubi Ngabi kubwira aba bana rwose no gusakuza niko cyusa icara hasi vunguye igikoma sibyo uranyumva nanjye papa nerura Ngabo mbega ikinyenga we nawe icara hano na cyusa hano mu igikoma sibyo gahicara hasi hano mbega inkubaganye ninde utanga undi kumara igikoma nda papa cacaka nyine uratsanze nkwere Chavuri inkubaganye koko uziko wagira ngo mwari imirizo y'ihene hanyuma rero mama wanyira arwaye urumva ntimumusakurize arwaye kise papa maze nibazega impamvu atarabyuka narangije nanjye di papa ninjye wamutanze papa tujyanje gukina agapira sawa sangaho ni mugende umwanya muto ariko urumva meza umupira Ngabire rero mama we ndakeka arwaye ibicurane mumureka aruhuke urumva ese undi wagaburiye inka yego papa maze n'inkoko nazigaburiye n'igikoni namaze kugisukura ntiwumva se ahubwo uri umukobwa mwiza rwose murakoze reka mbe nerekeje rero kuri butike ndebe ko hari icyo nacuruza mbere y'umuganda ndagiye rwose abana mwirirwe bye papa kandi mwitonde yego none usuri kose urigwisha sibiki haguruka sage mama cyusa umukubite ciceka mureke mama yisinzirire mwumva mama ntabwo ari njye mukubita arambeshe bigenza bite se kandi niko Ngabo ubwo iyo shati yawe resite kuko ugiye kunsubiza mu mazi oya mama ndayimisa ajya kuruhuka Ngabo kuramo iyo shati nyimese dore mbese ngaho mugende mukine mucecetse sibyo ubu ufite umwanya kandi ugiye mu muganda mwana we mama wowe jya kuruhuka nta kibazo ndabanguka mbikore nuko Ngabire mwana wanjye reka nizere ko nibi bicurane biza kuba byakize twumvikane urubyiruko rero muri hano ni mu ntege amatwi ibiti mutera uyu munsi bizagira akamaro kanini ku mashuri yanyu kuko birwanya isuri bizatuma muhumeka umwuka mwiza bituma imvura igwa n'ibindi reka mbasabe rero mujye mu matsinda yanyu umuganda w'urubyiruko uratangijwe ku mugaragaro arakoze cyane umuyobozi nanjye rero nsaba abanyeshuri mwese munyegere hano yo hano mbafite amagi n'ubunyobwa muragura bitera akabaraga ariko uyu we harya ngo urigigi wabimenye nka waje kwishuri nk'abandi bana buri mu magi ku muhanda gusa papazo
inka zirabira ibyo nago bitera ikibazo kibiye umuntu abaye nkazo pazo niba ushonje ndaguhedeza ku magi kadogo ufasha utishoboye singira na shinda nabyo ushaka kungingiza ngo yenda usigende intere nyamara ndi umukozi mu mico no mu mimedere inkoko ndorora amagi nkayakuramo kashi nshaka kasha ahantu hose nawe mfashe mu mashami mbega umukobwa we umva ndamwemeye pe mbwira Valentine bisi ni wandi twarimbanye kwa Kazusha muto ugasa n'umwibuka niwe maze shangabi muto ngo musare na Anike mbabwire Anike ngwino shanga muse mbabwire sha umva rero mbabwire sishaka ko abahungu babyumva sha tubwire we umva nyine mbabwire sha nyine njya numva groups z'abakobwa ziririmba kuri radio none umva nawe ra nyine natwe tugakora groupe nk'iyo natwe se tukajya tunyura kuri radio sibyo yewe navugaga ko natwe twakora groupe y'abakobwa iririmba tukaza dutanga ubutumwa bwubaka guko nimukansetsa ariko nawe ubwo se ni nk'ubuye butumwa bwubaka abanyacyaro nkamwe mwatanga ahubwo se ninde wabwumva buriya data Valentine mwihorere aha nababwira iki nimukomeze na groupe zanyu nzaba ndeba ikizavamo ani ngambarize kuteri zawe wikwirirwa wumva ibitakureba ndase bigira amaso data Valentine igorata ubuze ngenda bishyigikiye pe nukuri turabizi urakoze shawe murumva rero ko nzabakenera ngo mufashe kumanika amatangazo yo gushaka abazadufasha turahari cyane rwose ndavuze ngo mujye mu kazi Mutoni wowe urakorana na Manzi Pazo wowe urakorana na Ngabire aha ni ukuvuga ngo njye ndafatanya na Valentine yo mbega rutwe disi buri gihe tuza ari ukubonye rutwe gore Pazo rekera ibyo bigambo byawe urumva urakoze rata kaga ngaho rero nimujye mu magrupe yanyu Anike urakorana nande wowe teacher nge ntawe mfite ubundi se unge ndahingara nta soni urahinga nyine ugomba gufatanya n'abandi niko sha yewe uri inyuma yego boss harya ubundi wowe wiga ku kihe kigo ngaho ngwino usanga abandi mu magrupe nyine ariko nyine urebye fatanya na Anike ariko ubundi se we nahoze mbona ubunza amagi n'ubunyobwa mu kanya sha niwe teacher oya tante yaneje gukora umuganda nuko nyine nari umva mbese ngo nyine nuko rero urakora umuganda cyangwa iwanyu tubafata nk'abasinze ngaho ugenda ukorane na Anike sawa nta kibazo ndawukora ngaho rero mushyiremo akabaraga dutangire Ngabi ntunzaneho ubunebwe ndabizi ko abakobwa mukora mwizetu ariko Pazo kwiyemera kwawe niko uzashira rindira ndaza kukwereka ko ntari agafu k'imvugo ari mwesha ndaza kukwereka Asi ariko rebera kuzi neza ko nanga icyayi cya mukaru kuki utatetse icyayi cy'amata koko yewe Karisi ugira ngo se hari amata dufite wiki ahubwo wenda ngo ikijumba se usomeze aho ndebera uranutse rwose wa mugore we yego baba rero ngo kubako kwabaye iki mana yanjye wabaye iki Karisi sirambwa se ngo ni gakuru ariko nanjye namuhaye isomo erega yarifatiye umudugudu wose yitwaje ko atunze ariko noneho ubu yabonye ko ngiye Karisite nta mikino ngira yego rwose mwihoreye ntazi ko abantu bose bakubaha kumurusha cyane rwose batanyubaha se reka nzane utuzi dushyushye ngo kandire nta mahoro wa mugore we aho rero ninde wakubwiye ko ngiye nkeneye ubufasha yego mwana mva imbere Sani wakwiyemize kutenda ese kutenda nizo zihinga cyane ngiye uhinga we nimurebe nukuri Pazo nkurikije ukuntu urimo guhinga aho ukera turahamagara ambulance kwiyemera
nashakaga ngo kugera kuko bahinga da ngaho se pinga ikibazo cyo nuko nakubwiye tu Gigi ndebera kariya agahungu karenda guhera umwuka ariko karibonekeza ariko sani bite byawe wowe baragucukura dore abandi badusize uravuga ubusa gusa njye nta mwanya mfite ngomba gusubira kwicururiza ngaho hinga bugende rero njye sinihuta uretse ko ntagomba no kuba ndi hano rwose oh my god reba ukuntu nahindutse pe mbega icyondo yewe reba n'izi nshishi pe kandi we nukomeza kwigira gutyo ndabigusigana nigendera urumva reka mpe guhinga aski ekuteri zanjye ziguye mu cyondo mana Gigi wazintoreye we uvuze ngo wazintoreye sha ko jamura asuzugura kuba umunyamugi biravuna koko sha inzara zanjye zirandurana ariko se wamunenganenzi we ninde wakubwiye ko bahingana kutera ariko se simbona hari abari kubirwanira mwahinze mukandeka nundi nge sinjami yewe nanyirisa hagoroka se va mu metero imyenda yanjye igiyeho ibyondo va mu metero senyina hagoroka sha wamagurukije ariko wari koga unzi igice cye nakubona ubu urumva zemwe muri mu biki uzi ko abantu bose rimwe barimo kureba habaye iki se mbega niba noneho Anike yavumbuye style nshya style cyondo yego ko ni ibirungo bishya yiteye cyangwa ni mukorogo sha mwagiye mureka bigirira kareka tumuhagurutse mumveho nimunkoreho haretse kugira umushiba nese ko twashakaga kugufasha yego habere nama Valentin mvaho jya gufasha cya kigare cyawe ngo ni groupe iririmba ngo groupe iririmba wacecetse ni ukuvuga ko mwabuze icyo mukora rero oya tica nari ngiye gusubira hariya hamwe n'akagabo okay good gusa mumenye ko mutava mutabirangije murumva yego tica kandi sinzongera kumva hari groupe biririmba yego tica nta kibazo aho buri wese nasubira aho yakoreraga sibyo Valentin oui yihorere ukise shanga umva ahubwo we nge nzaza muri iyo groupe yanyu ndaza no kugufasha kumanika amatangazo umuto ntiwadufasha gushaka abandi bakobwa tuzafatanya njyewe se sha nyine mba ngomba kwiga rero sinzi nuko umutongo nyine wenda ashobora kubafasha nko mu karuhuko gato nibyo nta kibazo muto murakoze cyane goda arakoze murengezi karame mwakira agashira mwica akanyota nuko kayijuka namwe ndibaza ko katabagwa nabi karatugwa neza rwose urakoze cyane ribera karyoshye gatera uzi gushigisha rwose harimo impeke rwose harimo uratwongera murakoze muzehe kayijuka murakoze nawe karisiti rero karame muyobozi gakuru yaravuye mu bitaro aza kutureba yawe erega njye na gakuru twembi twari twagasomye sinzi ukuntu byagenze tuba dufatanye mu mashati ntabwo byumvikana uzi ko washoboraga no kumwica nyamara nubwo munshinja njyenyine nawe yambabaje aho nimurebe ukuntu ukuboko kwanjye yakugize ese kwihanira biremewe twebwe icyo tugambiriye si ukureba uwarenganye n'utarenganye gusa wemenya ko ntashobora kwihanganira urugomo nk'uru mu mudugudu unyobora erega murengeze wivunika gute se ngira ngo we nawe muzehe kayijuka muzi neza ko ubusanzwe njye karisiti nta mahane ngira rwose okay reka tuyifate dutyo turaza no kuvugana na gakuru ngewe rero nk'umuntu usheshe akanguye muri uyu mudugudu wa Kabuto nkubwire ntiwongera kugaragarwaho n'urugomo nk'urwo tuzakujyana kuri polisi ubyumve neza rwose birakwiye ubibwire na gakuru ariko uretse yuko bitazanongera rwose tica Moses yego pazo groupe yanjye yarangije kare shangabi iyo utangira hari kurara hano tu pazo wowe kise umva ye nturuheze umwuka mukanya umva mbese very good
mumera amashyi Pazo na Ngabire dore barangije mbere yanyu mwese. Ticha Moses. Yego Pazo. Ubuse ntiwaba uduhaye umuti wawe tukanywara? Oya mugomba gutegereza abandi nabo bakarangiza. Ticha ni mukabero wana n'icyo wambe. Ntabwo ari ukubera Pazo. Ticha Moses. Yego Ani. Kwinyotinyishe wamaye ku mutobe nkamaho. Oya Ani, ntabwo bishoboka mutararangiza rwose. Burya bwose se n'abanyamujyi barwanira umutobe nkatwe twese. Yego James. Kuki Gigananike bahagaze kandi batararangiza? Gigananike? Iki gikobwa se. Uya nta kibazo Ticha, reka tubafashe. Umva we muze tubafashe sha. Ngabi, merezi yo suka. Akira Valentin. Reka nanjye mbafashe. Yego sha, tugire vuba. Kaga, Mutani, muze sha tubafashe. Naki natwe reka tuze. Yego Kaga, ntubone se? Murakoze kudufasha mani. Ego, mwese mugiye kudufasha? Ngaho nanjye ni mu mezi yo suka mpe kugerageza. Sha ntabwo mbimenyereye. Amenyereye umutobe. Nagerageje gucuruza uko nshoboye ariko nyine cyari igice cy'umunsi. Ceceka wakagoriwe. Ibyo ntabwo bindeba habe namba. Akumva sho wirakara nokuri. Ngo? Bigisindangare wasanga habuza abakiriya. Yego ndumva nawe mushyigikiye. Ese ni mushyikiye ngo mbimenye? Simushyigikiye. Ariko nzi ko agerageza nawe urabizi ko agerageza uko ashoboye. Ariko ye. Nyamara tante ibyo biravuga nibyo. Nako nukuri mba nagize. Umva ngo nako karigira marayika rega. Gigi. Si ubwa mbere wigira joro imbere ya Willy? Uko mwana tante ariko rero ceceka wagakobwa we. Willy ni umugabo wanjye si uwawe? Nikanze mu maso.